nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye business isobanutse, buri wese akomeze agubwe neza aho aherereye. Suhuje bene wacu kandi abavandimwe bacu, abana bacu, ababyeyi bacu, n'inshuti zacu. Hari abamaze kuba inshuti zacu kandi ari abanyarwanda baherereye mu bihugu by'amahanga n'u Rwanda rw'iyo. Mbese mu Rwanda rw'iyo muraho nimukomere. Impamvu mbise inshuti zacu kandi ari abanyarwanda, hari uwo twigeze kuganira aba mu bihugu byo mu hirya y'Ubwongereza, arambwira ngo aheruka mu Rwanda muri 87 ariko ntabwo ashobora kurugarukamo, nyamara ashobora gutembera mu bihugu bya Afurika. Ntabwo nzi icyo bapfuye n'u Rwanda, uwo tumwita inshuti y'u Rwanda, ariko isaha n'isaha ni umwana w'u Rwanda, nawe yaza akaba murumuna wacu, mukuru wacu, umubyeyi wacu, umuvandimwe. Rero ndagira ngo uyu mwanya nganire n'abantu ku mushinga wa Pi Network nk'uko bisanzwe, niyo turimo kwibandaho kugeza ubu. Turaganira iki rero? Ndagira ngo tuganire n'abantu bafite iki kintu ngiye kubabwira, cyangwa se gishobora kubabaho isaha n'isaha. Abantu bafite iminsi yatangiye kubara hariya muri balance dashboard, hariya turebera MyNet checklist, harya hejuru ubonaho iminsi itabara, ariko vuba aha benshi iyo minsi yatangiye kubara. Kereka gusa umuntu wakemuye ibibazo byose niwe muntu ufite iminsi itabara, igikomeje gusa nk'ivu cyangwa umura. Ariko umuntu wese ufite iminsi yatangiye kubara afite ikibazo muri konti ye, kandi uwo bitarabaho nta gitangaza cy'uko ejo cyangwa ejo bundi nawe byamubaho. Ubutumwa rero buratureba twese, natwe twamaze gukemura ibyo bibazo, buratureba kugira ngo nibura dufashe bagenzi bacu iyo minsi yatangiye kubara, mu gihe twamenye uko twabigenza, hanyuma tubafashe, cyangwa se igihe bo batabisobanukiwe tubafashe. Iyi minsi rero yatangiye kubara n'ibite byayo. Icya mbere ni uko ufite ikosa utarakosora muri konti yawe. Icya kabiri ni uko iryo kosa wari urizi, ariko hari n'undi utari urizi. Ibyo ugenda ukora cyangwa se ibyavutse uyu munsi bitewe n'imiterere ya telefone yawe, ugasanga ntabyo wari uzi, ariko noneho wabibonye ko batangiye kukubarira, cyangwa se ejo bundi bazakubarira. Ubwo rero hari uko ari ikosa hari ibyo utatunganije ubizi, hari no kuba utabizi ukeneye kubitunganya, ariko byabaye nyine, cyangwa se bizaba. Reka twifashishe igitabo cy'umwanditsi witwa Mose, dusanga mu nkoranyabitabo yitwa Bibiliya, mu gitabo cyitwa kubara igice cya 35 umurongo wa 27 kugeza ku wa 28 haranditse hati: uhorera amaraso y'uwapfuye agasanga ari inyuma y'urugabano rw'uwo mudugudu w'ubuhungiro bwe, akamuhora ntazagibwaho n'urubanza rw'inyama y'uwo, kuko uwo yari akwiriye kuguma mu mudugudu w'ubuhungiro bwe akagezaho umutambyi mukuru azapfira.
maze umutambyi namara gupfa, gatozi uwo azasubire mu isambu ya gakondo ye. Kuki nsomye iri somo? Dr. Nicholas cyangwa se Coatim yatanze igihe cy'imbabazi. Icyo kambe giparitse muri iki gitabo. Abayisiraheli bari bafite umugenzo w'uko bari barashyiriweho ikintu bita umudugudu w'ubuhungiro, kandi nawo ukagira imbibi ntarengwa. Ni abantu babiri batemererwaga kurenga izo mbibi. Uwa mbere ni umuntu wabaga akurikiye uwo ashaka kwica. Iyo yasangaga uwo akurikiye yarenze imbibi z'uwo mudugudu w'ubuhungiro, ntabwo yemererwaga kurenga izo mbibi ngo amukurikirane. Ariko iyo yamusangaga inyuma yazo, yashoboraga kumwica ntagibweho n'urubanza. Uwa kabiri ni umuntu wabaga akurikiranyweho icyaha cyo kwica umuntu atabigambiriye, ariko ari we wahungiye hahandi nyine. Iyo yibeshyaga agatambagira akarenga imbibi z'uwo mudugudu, uwamuhigaga nubwo yabaga arekereje hafi aho, iyo yamwicaga nta rubanza rwamujyagaho. Ntabwo rero uwo wahunze yagombaga kurenga imbibi z'umudugudu w'ubuhungiro. Igihe cyonyine yashoboraga kuharenga ntagire icyo aba ni igihe umutambyi mukuru uriho muri icyo gihe, iyo yabaga yapfuye, yabaga ajyanye n'ibyaha, bababariwe ibyaha byose, kuko ari we wasabiraga abantu imbabazi ngo kumana ibyaha. Ni uko nguko nyine, ni imigenzo nyine. Iyo yapfaga rero nibwo uriya yakomorerwaga, ntihagire n'umukoraho. None reka turebe Coatim cyangwa Dr. Nicholas, uyu mushinga wa Pi Network yatanze igihe cy'imbabazi. Yari yatanze itariki 30 z'ukwa 9, none yatanze itariki 30 z'ukwa 11. Twongereye amezi 2. Umuntu wese iryo tangazo rireba cyangwa izo mbabazi zireba, ntabwo yemerewe kurenza izo tariki atarakemura ibyo agomba gukemura. Uti ni ibiki? Ni KYC mbere na mbere, andi mezi akurikiye akuzuza Mainnet checklist na verifications. Ibyo nubirenga uzaba ubaye nk'umuntu urenze mu mbibi z'umudugudu w'ubuhungiro wo guhiga. Azakurangiza. Ninde uguhiga? Ni grace period, ni iminsi y'imbabazi batanze. Systeme izakwiyicira, izakwambura payi wamayininze zose. Niba urebwa n'iryo tangazo, wowe urebwa n'iryo tangazo, uwo bireba ninde? Ni umuntu wese uziko yabonye KYC bitarenze itariki 30 z'ukwezi kwa 6, itariki ya nyuma y'ukwezi kwa 6. Ku ya mbere z'ukwezi kwa 6, umuntu uzi yuko yahawe KYC itariki ya mbere z'ukwa 7 zikagera, ya mbere z'ukwa 7 zikagera uyu mwaka 2024, afite KYC, yaba yarabizi cyangwa atabizi, izo payi yamayininze mbere yuko itariki ya mbere z'ukwa 7 zigera, systeme izazimwambura. Izi payi zizajya he? Izo payi abantu bose bazazakwa, zizakusanywa zishyirwe mu kigega, zizamayiningwe na ba bandi bujuje ibisabwa bari bari kumwe nabo. Aho ngaho niho benshi bazaririra bakahekenyera amenyo.
ndagira ngo ngusabe rero, umutambyi mukuru rero azapfa ryari kugira ngo ube ubohotse? Umutambyi mukuru azapfa ku itariki 30 z'ukwa 11, itariki yo gupfa k'umutambyi urayizi. Tanguranwa n'iyo tariki uzabe wakoze KYC yawe, wenda urwana no kuzuza Minet checklist. Ikibazo ibyo ntibisigana. Mwabonye yuko mumaze kubibona nako yuko KYC batayivivura ngo ibe successful, baguha igisubizo ko yabaye succeeded utaruzuza verifications zose na Minet checklist. Ikibazo nkabaza umuntu, mbere yuko nkabaza umuntu uzaba iyo tariki izagera ataruzuza ibyo, aho ibanga riri nahangaha, uzaba ubaye nk'umuntu basanze inyuma y'urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro, bagutsindaho, bakwambura utwo bakwambura. Ariko nanone uzaba umeze nk'umuntu warurenze nkana, kuko warenze ku mabwiriza uyazi. Dore ubu turimo turabibabwira. Uzavuga se kutabimenye? Oya, nta kireguzo. Bazagutsinda inyuma y'urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro washyiriweho. Nta rubanza ruzajya kuwakwambuye ibyawe cyangwa uwahagutsinze. Ni nako urubanza rutajyaga kuwakwishe aguhora umuntu, nubwo wamwishe utabigambiriye. Iyo yagufataga utaragera mu mudugudu, mu mbibi z'umudugudu w'ubuhungiro, yarakwicaga. Ariko wabaga ufite igihe ukomorewe. Twarakomorewe tariki 30 z'ukwa 9, batwongeje amezi 2. Benshi bagiye kuyamara bakimeze batyo. Murabeho, si njyewe rwose wabiteye, munyihanganire, very sorry, basi sorry. Ndagira ngo rero nsoze mbasaba nk'uko bisanzwe ngo jewe nitangiye kubafasha. Nyandikira swate umpamagare, kumamagara wenda nabyo biragoranye. Nyandikire nguhe link y'urubuga abakeneye ubufasha bajyaho. Iyi video mureba ukande kuri iyo titre yayo, munsi yayo urabonaho description, urabonaho urubuga rukuru duhuriraho twese abakeneye kujya babona amakuru ku gihe no kubaza ibibazo tugafashanya hagati yacu, ko ntabwo umuntu umwe ari kamara, naribabwiye. Ariko ndanashyiraho link ya kabiri, indi link ya mbere y'urwo rubuga, iya kabiri ni link yitwa ubufasha, urubuga rwitwa ubufasha Pi Network. Abakeneye gufashwa bajyaho tukaganiriraho, tutagiye kubangamira abandi kubw'ibibazo dufite. Ntabwo twese duhuje ibibazo. Nagira ngo uyu mwanya ndebe ngo nkubwire ngo hunga udapfa. Hunga, kemura ibibazo ufite batarakwambura utwo ufite. Nsoze mbabwira uyu mugani ngo abantu bahawe itaranto ngo bazigenze kugenzura no gucuruza. Anyway, umwe ahabwa 5, undi ahabwa 3, indi ngira ngo 1. Ya izahabwa zose. Uwe 5 akuramo izindi 5, uwe 3 akuramo izindi 3, uwe 2 akuramo izindi 3. Uwimwe ati asye akakamwe nya ajugunye. Aje bati buri wese namurikire. Manager araza aje owner, we bite ngize 5 zindi nakuyemo totyo zitware zose. Uwe 3 ngize 6 zitware zose. Uwe 2 zitware zose, yakuyemo izindi 2. Uwimwe ati urabona ngewe nyagasani natekerezaga yuko excuses. Hari abantu bafite excuses. Urabona ngewe telefone yanjye yarananiye. Uraririra nde? Hari umuntu wapfuye. Ninde? Ni Isitini. Ninde? Isitini azagukoraho, uzamushyingura wenyine cyangwa mushyinguranwe. Barakubwira ngo kindi ngo nibaje mukuru umunyamwaga ngo sarura aho utabibye. Ati wowe bakwake niyo ngiyo imwe bayiho ufite 5. Benshi bazakwa na duke bari bafite.
ngewe nawe ntekereza neza ko tutifuza kujya mu mubare w'abantu bameze batyo, ariko nubwo umutima ubikunze, benshi umubiri ugira intege nke, ntabwo sisiteme izareba intege nke zawe, izareba icyo sisiteme isetinzemo, reka mbaho urugero. Iwacu mu Rwanda dufite sisiteme itangirwaho ibyangombwa bitandukanye byinshi cyane, yitwa urubuga rw'Irembo. Muri urwo rubuga buri cyangombwa cyose handitseho igiciro cy'icyo cyangombwa ugomba kwishyura. Uguha icyangombwa ntabwo ari we uha ayo mafaranga. Icyo ukora wowe ujya kuri uriya mukozi w'Irembo wigenga, aba agency b'Irembo, akakudekararira, yarangiza akaguha kode wishyuriraho. Iyo utagiye kuri banki arakwishyurira, urayamuha akayakwishyurira, ariko umwishyura n'amafaranga ya serivisi agukoreye ni 500. Icyangombwa niba buri 1000 cyangwa 2000 cyangwa 500, nawe uramwishyura n'icyangombwa ukacyishyura. Biri muri sisiteme y'uko wishyura 500, ariko kubera iyo sisiteme uyikoresha ahembwa, yihemba, hari igiciro cy'amafaranga atemerewe kurenza. Nk'umu agent w'Irembo ufitanye imikoranire na leta ntiyemerewe kurenza declaration amafaranga 500. Cyokora yaguca 300 kubwo bwumvikane bwawe, kubwo bubabare bwawe. Ariko cya cyangombwa cya leta niba ari 500 cyangwa 1000 cyangwa 5, ntabwo uvuga ngo wapfushije umuntu ngo ntayo ufite, urayishyura. Iyo utayishyuye ntabwo ukibona. Sisiteme ntiyumva amajwi, sisiteme yumva suri cyangwa se click. Sisiteme ibona imibare yishyura. Niko benshi bizagenda mu gihe cya last grace period, itariki ya nyuma y'imbabazi. Sisiteme izakora akazi kayo. Ntabwo nifuza ko njye nawe twasigara, kuko twabimenye noneho nta rundi rwireguza. Ubimenye kandi akazabirengaho bikaba, azaba abaye nk'umuntu warenze ku mbago urugabano rw'imbibi z'umudugudu w'ubuhungiro, akabikora nkana umuhiga, azamutikura, nta rubanza ruzamujyaho. Cyangwa azaba abaye nk'umuntu utihuse ngo agere mu mudugudu w'ubuhungiro, bona nubwo yaba ageze mu rugabano yarugezemo, nta wemerewe kumukoraho, wari ushobora kumukoraho bikakugwa nabi ari wowe. Nuba nawe watunganije ibisabwa neza, nta rubanza ruzakujyaho. Muri iyo Bibiliya handitsemo ngo ariko mwakwisuzuma ubwanyu ntimwagibwaho n'urubanza. Benshi barabwira nti muhorane impungenge, ndabasaba guhorana impungenge. Muhore mwisuzuma, murebe ko ibidatunganye byatungana. Niba utabishoboye, we are here to help you. Turi hano ngo tubafashe, nimutwegere tubafashe, tubabwire ibyo tubasaba, nk'uko umu agent w'Irembo agira ibyo agusaba kandi bitanditse muri system. Do you understand me? Ngira ngo, do you get me? Benshi mwanyumvise. Iyo mikoranire niba idakunze, bazagutsinda inyuma y'umudugudu w'ubuhungiro. Warenzeho nkana cyangwa watenze kugerayo, abwirwa benshi, akumva beneye. Kandi uko yavuga siko kuyamara. Nyamara ubwira uwumva ntavunika, kandi ngo wanze kumva hari igihe atanga no kubona. Ariko icyo nifuriza buri wese nuko ngo kumvira biruta ibitambo. Mwumvire, mukore ibibareba hakiri kare, iminsi itarababaza. Nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, His Excellency Paul Kagame, yivuga ngo abantu banga kwiga mubareke, kwiga bizabigisha. Tugeze mu gihe cyo kwiga bigomba kutwigisha. Benshi barahamagarirwa gukoresha ikoranabuhanga, but they don't want, ntabwo babishaka. Iminsi iraje kandi dore ngiyi yageze,
aho ikoranabuhanga rigiye gukosora buri kimwe cyose. Umuntu umwe umuhanga umwe yaravuze ubundi ngo ikoranabuhanga rigiye kuza rya artificial intelligence AI ni ikoranabuhanga rishobora gusimbura buri wese, ariko nta muntu n'umwe warisimbura. Can you imagine that? Niba aricyo gihe twinjiramo, Pi network ifite iryo koranabuhanga rirenze ibindi tubona ubu ngubu, nicyo gihe tugiye kwinjiramo. Ikaba ifite n'ifaranga rihenze bitewe no guhambara kwayo, ukaba uyisuzuguye, urimo uranga kwinjira nkana mu mudugudu w'ubuhungiro bazagutsinda nzira, urimo wowe wabivuyemo, urimo urava nkana mu mudugudu w'ubuhungiro bazagutsinda inyuma yawo, nta rubanza ruzabajyaho. Ariko wowe wabyemeye kandi ubishaka, kuri yo bwabaga. Nsoza mbabwira igitekerezo k'iyo bwabaga. Kera umwami mu Rwanda yagomba gusimburwa n'undi ku myaka runaka. Nta mwami wagombaga komerera imvi ku ngoma, bamunyweshaga amata. Kunywesha amata ni iki? Baguhaga amata arimo uburozi. Aho kuruyenza umwami, ntabwo nibuka neza izina, kereka ni documentation, bashakaga yuko atanga, babura uburozi. Noneho hakaba umuntu hariya hakurya za Kamonyi wari ufite uburozi, bakaba baramujyanye, sinzi abantu baramukubise baramumenesha. Noneho ibi bintu bye barabimenagura, n'ikibindi yabikagamo uburozi. Imvura iza kugwa ibimera bitembana n'iki, noneho baza kwibuka yuko yagiraga uburozi bw'umutaraza, batumujye kumuzana. Bahageze baramubwira bati gerageza ukore iyo bwabaga. Nshobora wenda kuba ntabivuze neza nkuko story bivuga neza, ariko no injyana niyo. Gerageza ukore iyo bwabaga. Baragenda babona ikintu cy'ikijyo bwamaseho, barakokora barazana, bwakoze umuti. Mwami aratanga bintu kundi. Kuri iyo bwabaga nawe kokora, ukokore. Wakokora umufuka, wakokora konte, wakokora mu itsinda, wakokora mu ikiraka, aho uri bukokore hose. Niba aricyo bigusaba, ugikore, winjire mu mudugudu w'ubuhungiro. Ukora iyo bwabaga, udasohoka mu mudugudu w'ubuhungiro wewe wagezemo. Komeza ayo mahirwe, mukomeze mu mining, muzuze ibisaba byose, verifications, mainnet checklist, mining every day. Mutegereze, abatarabona KYC mwihangane muzayibona, ariko kuruta byose tumenye ngo wa mutambi yazapfira ya tariki igihe izagerera, tuzahagarare twemye tudatsinzwe, turirimba tuti ahi turanesheje, hasigaye launch, ariko Pi zacu ntibazitwatse. Murakoze, mugubwe neza.